Muraho mwese abankurikira, ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Muri iki kiganiro kigufiya cyane ngiye kubagezaho, ndifuza kurwanya urwangano rukwirakwizwa na bamwe mu bayobozi b'igihugu, cyacu. Impamvu rero, ubundi baravuga ngo muri politike hari ukuntu abayobozi bateranya abantu kugira ngo bashobore kubayobora. Mu Gifaransa babyita ngo diviser pour régner. Ibyo bintu rero ni ukubyitondera cyane, kuko ikintu cyose gituma ushwana, utongana n'undi munyarwanda biturutse ku byerekeye ibyigishijwe muri politike, icyo kintu ni ukucyitondera cyane, kuko duhamagariwe kubana mu mahoro. Abantu bahamagariwe kubana mu mahoro, abantu bakumvikana, cyane cyane abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, dufite igihugu kimwe, duhamagaye kumvikana. Ariko bamwe mu bayobora batandukanya abantu kugira ngo bashobore kugira gute kubayobora. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane, nibyo byagejeje igihugu kugira ngo abantu bicane, kubera ko hakwirakwijwe urwangano, hakwirakwizwa itandukanya ry'abantu, noneho bigeze aho abantu bagira gute, abantu bicana. Niyo mpamvu rero ari ukubyitondera cyane, ikintu cyose cyatuma utongana, ushwana, ndetse wifuza ko mugenzi wawe atabaho kubera yuko we afite imyumvire ya politike cyangwa se afite ubuhamya igihugu kidashaka ko ubwo buhamya butambuka. Ibyo ngibyo ndatanga urugero ku byerekeye cyane nk'ibintu bivuga ngo by'ipfobya rya jenoside, yakorewe Abatutsi. Nk'icyo kintu kirakoreshwa cyane kugira ngo gitandukanye abantu, kubera ko umuntu avuze amateka ye atandukanye n'ibyo igihugu cyigisha, kandi amateka ye nayo niyo arayavuga uko yabayemo, noneho ugasanga umuntu aramubwiye ngo arapfobya. Ibyo ngibyo rero ugasanga muratandukanye, ntimushoboye kumvikana ngo umuntu arapfobya. Ibyo ngibyo ni umutego wa shitani. Ikintu cyose gituma abantu batandukana, ikintu cyose gituma abantu bashwana, urwangano rwose ruturuka kuri Sekibi. Sekibi niwe ushaka ko abantu batandukana, ushaka ko abantu bashwana. Aho hantu rero ni ukuhitondera cyane kugira ngo tutagwa mu mutego wa shitani. Murakoze.